Nshuti namwe vane mwese duhana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigewe singera nkaho bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba mwese mbaye ikaze na kuri Studio Umutware mbabwira nti murakaza neza mwisange, muze duhuze ibiganiro, muze duhuze ibitekerezo, mwese mbahaye ikaze. Kuri mwe mucyagera ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbabwire nti mwibuke kwiyandikisha. Kandi aho ngaho hasi handitse share, like, follow na subscribe, ndetse mukane no kuri ako kazogera gatoya kugira ngo ibiganiro byose turi kubategurira bibashe kubageraho igihe tumaze kubishyira kuri za platform zose zitandukanye muri kubireberaho. Ikindi kandi cy'ingenzi nko mu gihe turi kubaganiriza en direct, turagira ngo mujye mubasha guhita muza tuganire twese duhuze ibitekerezo. Nk'uko rero benshi muri mwe mubimenyereye kandi nkomeza kubabwira, ndi imbere yanyu ahangaha ndi ukuri, ndi urukundo kandi ndi n'icyizere. Nkaba mbibijeje nkomeza kubizeza kandi nanabwira nti mungenzure igihe cyose mushaka. Aho mushakira hose ntago mukeneye kunteguza. Ubonye ko hari ibintu biburanyije bidahuye n'ibyo ndi kuganira namwe, bidahuye n'ibyo mbabwira, ndi call me up mukampamagara. Ibyo rwose ndabibijeje. Ubwo rero muri ibyo iki ni cya kiganiro cyacu twise amabanga y'abanyarwanda. Uyu munsi rero tukaba tugitangiye nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tukaba tuza kwibanda kuri indi banga rimwe. Kuri mwe mwakurikiye muri iyi minsi ishize nabaganirije ku ibanga rivuga yuko umunyarwanda uwo ari we wese ni umuvandimwe, nta mwanzi w'umunyarwanda ubaho. So benshi muri mwe mwaratubajije muti okay, nimba nta mwanzi w'umunyarwanda uriho, umwanzi ninde? So uyu munsi rero akaba ari iryo banga ngira ngo tuganireho, dusangire kandi mbabwire nti mwese nababwira iki, muze rwose mudusigire ibitekerezo byanyu uko bimeze kose. Ababikunze mu bikunde, muduhe thumbs up, abigaye mu bigaye, munadukosore bibaye ngombwa. Ariko ibi byose ndi kubibazanira bimvuye ku mutima, nicyo cyonyine gitumye ndahangaha kandi ngira ngo twese tubisangire. So kuri mwebwe rero mwakomeje kwibaza ati uyu mwana ibyo ari kunywa ntitwabimenya. Ntacyo ndi kunywa, ndi muzima ariko kubera ko benshi muri mwebwe muri busy, murarangaye mu bintu byinshi bitandukanye, ndagira ngo mbabwire ntimukanguke, cyane mwebwe rubyiruko mukanguke. So uyu munsi rero ibanga tugiye kuganiraho, umwanzi w'umunyarwanda ninde? Benshi muri mwe ntago umwanzi w'umunyarwanda mwari mwanamubona, ariho ntago mwari mwamubona. Umwanzi w'umunyarwanda agufata wowe nkanjye, wowe ndetse nanjye, adufata nkaho turi nk'umubare kuri mudasomwa, adufata nkaho turi akantu gatoya, nta gaciro aduha. Hahandi ukanda gusiba ukabura sibitse gutyo. Umwanzi w'umunyarwanda, umwanzi w'abanyarwanda, umwanzi w'igihugu ni wa wundi wicara mu magorofa yo hejuru cyane, agafata imyanzuro y'abana b'abanyarwanda atanabazi, akayifata hamwe n'akandi gatsiko k'abanzi b'abanyarwanda, akaza guhemukira igihugu, kubafatira imyanzuro mutagize aho muhuriye nabyo kubera ko ari imyanzuro iri mu nyungu ze. Umwanzi w'u Rwanda, umwanzi w'igihugu, umwanzi w'abanyarwanda ni wa wundi waje gucuruza umupanga, akaza kuducuruzaho, akaba rero dukoresha twicana hagati yacu. Umwanzi w'abanyarwanda
ni wa wundi uza kutugurisha, uza kuduha intwaro z'ubuntu, uduha helikoptere, kajugujugu z'ubuntu, cyangwa se akakubwira ngo ntugire ikibazo, uzanyishyura mu gihe kiri imbere. Uza kuduha amasasu, akampa isasu nawe akaguha isasu, ubundi akambwira ngo uri umwanzi wanjye, reka tumarane. uwo ni umwanzi w'u Rwanda, uwo ni umwanzi w'igihugu. Akugurisha mitrailleze cyangwa machine gun, ariko ntabe yaguha isuka, ntabe yakwigisha gukora imashini iguhingira, ntabe yakwereka cyangwa se ngo aguhe ubumenyi bukora imashini isukura amazi. Uwo ni umwanzi w'u Rwanda. Umwanzi w'u Rwanda arakomeye uyu munsi, nta kureba nk'umuntu, nta ndeba nk'umuntu. Ntimubyibeshyeho na gatoya. Umuvandimwe wawe ukeka ko ari umwanzi wawe ntago ari umwanzi wawe. Bamwe mu bavandimwe bacu bari gukorera abanzi b'Abanyarwanda kubera inyungu runaka. Ibyo mbibabwije ukuri. Umwanzi w'u Rwanda ntago ajeho ejo hashize, ntajeho umwaka ushize, imyaka ibiri ishize, imyaka 5, 10, 20, 25. Umwanzi w'u Rwanda amaze igihe kinini atera u Rwanda, amaze igihe kinini yigisha guca, kugira amacakubiri mu bana b'u Rwanda. Uyu munsi arakataje, ari kugira ngo dukomeze twicane hagati yacu. Ewana, mufungura mu mitwe yanyu, mube smart. Umwanzi w'u Rwanda ntari kudukinisha. Yicara mu ifoteyi agashyira akaguru ku kandi, akareba inyungu bigiramo mu gihe njye nawe turi kwicana. Twamara kumarana akaza agafata kamera akadufotora ngo dore za nyamaswa z'Abanyarwanda zamaranye, reka tujye kubigisha kuba abantu nyabantu, reka tujye kubaha pole, reka tujye kubashyira mu bucamanza kuko ni inyamaswa. Umwanzi w'u Rwanda ari kudukina ku mubyimba buri munsi nijoro. Bana b'u Rwanda mubimenye. Umwanzi w'u Rwanda arakomeye kurusha perezida w'igihugu umwe gusa. Baramugota nawe ubwe ntabashe kubava mu ntoki. Isi ni ntoya. Mugira ngo u Rwanda ni ruto, isi ni ntoya. Kandi umwanzi w'u Rwanda ayigendamo yirukanka ijoro n'umunsi, yiga uburyo bwose tuguma mu mwijima kugira ngo dukomeze tumarane, inyungu ze zikomeze zitera imbere. Abagize ibyago bakamugwa mu menyo b'abana b'u Rwanda bamufasha gutunganya gahunda afite zitari nziza ku bana b'u Rwanda. So mubimenye. Mwivane mu kwita abandi bene Kanyarwanda ngo ni abanzi banyu. Mufashe mwene Kanyarwanda waguye muri icyo cyato akivemo. Uyu munsi ni inyungu z'umwanzi w'u Rwanda ko umunyarwanda ahariho hose, ahava akagera, akomeza kurwana n'undi munyarwanda, arwana n'umurundi, arwana n'umuganda, arwana n'umukongomani, arwana n'abatanzaniya. Tugenda tukamena amaraso yacu, bo bakaza bakatunyura inyuma, bagasarura, bagasahura, bagakora ibindi byose kubera ko tutagihari. Rubyiruko rw'u Rwanda,
mukeneye nibura gusohoka hanze rimwe mukajya kureba uko hirya hameze, mukeka ko ibintu biri shyashya kurusha mu gihugu, mukareba uburyo isi imeze uyu munsi kuri mwebwe mutari mwasohoka. nagize amahirwe yo kujya ahantu henshi hatandukanye, kubona ibintu mu yandi maso. uyu munsi ibibazo igihugu kirimo ni twebwe tugomba kubyivanamo ubwacu, abanyarwanda twese, baba bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. nta mwanzi n'umwe w'umunyarwanda uhari, nta n'umwe. ahubwo abanyarwanda bari gukorera umwanzi w'abanyarwanda. abo nibo dukeneye kubona, kwa-identifyinga cyangwa se tukabajonjora kugira ngo tubafashe kuva muri icyo cyato nabo baguyemo ubwabo, batazi uburyo bakigezemo. harimo ababigezemo ku bushake n'abandi babiguyemo batazi ibyo barimo. no kugira impuhwe nk'izo mwagiriwe. tumenye bene wacu uko bameze kose, tubafashe. bamwe bari kuvuza induru. duhagarike kwicana hagati yacu, duhagarike kwambikana ubusa hagati yacu, duhagarike kuvananaho ubunyamuntu hagati yacu. benshi muri mwe muzabibona mu minsi iri imbere. umwanzi w'u Rwanda ntabwo ari undi munyarwanda na gatoya. ndabashimiye cyane abakunze ikiganiro, muduhe thumbs up, abacyanze cyangwa batagikunze muduhe ibitekerezo byanyu. kuri mwebwe mu cyiza mwiyandikishe aho ngaho hasi. nk'uko nabibabwiye, ibi biganiro ni iby'abanyarwanda bari biteguye kurya inyama, batakiri kunywa amata gusa, batakiri kunywa cyangwa se kurya ibiryo by'abana. nta mwanya dufite uhagije muri uyu mwanya. so muve mu mikino, mwibuke ko ibi turimo ntibyoroshye. mwe rubyiruko rw'ejo mukiri batoya, mwige, mumenye ubwenge, muce ubwenge, mumenye isi, mumenye ibintu biri kugengwa mu isi hirya no hino. u Rwanda ni ruto cyane, ariko dufite mu mutwe hakomeye. ndabakunda mwese. ibi ni ibiganiro by'urukundo ndi kubaha. nta munyarwanda n'umwe nanga, nta munyarwanda w'umwanzi mfite. muze dusangire ijambo. igihe singira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. ndagira ngo mwese mbifurize kugira umunsi mwiza, ijoro rihire kuri mwebwe mugiye kuryama, kandi mubane n'Imana, munakomere, mukundane, dukundane nk'abana ba Kanyarwanda. u Rwanda ni urwacu. nta n'umwe uri umunyarwanda kurusha undi munyarwanda. nta mwene gihugu n'umwe usumba undi mwene gihugu, nubwo benshi bashaka kubitubwira. kubw'ibyo rero mwese ndabashimiye cyane. mugire umunsi mwiza n'ijoro rihire.